Reka twerekeze i Bukavu aho kuri wa kabiri tariki ya 21 Mutarama 2026 habereye inama ikomeye yahuje abayobozi bose bo muri AFC M23 twirwaneho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yabereye muri College Alpha Gel. Iki gikorwa kikaba kiri mu murongo wo gusuzuma ibikorwa by'umwaka wa 2026 no kongera imbaraga igikorwa cyo gukangurira abantu kwitabira politike n'urugamba rwa gisirikare rw'uyu mutwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi nama yitabiriye n'umuhuzabikorwa wa politiki wa AFC M23 twirwaneho bwana Colonel Nanga ari kumwe n'abamwungirije barimo Bertrand Bisimwa ndetse na Dr Freddy Kaniki, tutibagiwe umuhuzabikorwa wa gisirikare akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23 Armée Révolutionnaire Congolaise AFC General Sultani Makenga. Mu ijambo rye umuhuzabikorwa wa politiki Colonel Nanga yagarutse ku mpamvu enye nyamukuru nk'uko abyivugira zituma uyu munsi impinduramatwara itwarwa cyangwa iyobowe na AFC M23 twirwaneho ikomeza. Yanashimangiye ko hakenewe imyitwarire igendera ku mategeko y'umuryango, gukangurira abantu kwitabira ibikorwa nta gusiba ndetse n'ubufatanye bwiza hagati y'abayobozi n'abaturage. Yanagarutse ku bibazo by'umutekano n'iby'ubutabazi mu mujyi wa Uvira, asaba ko byakemurwa mu buryo bushyize mu gaciro kandi bufite inshingano. Tugiye kubagezaho rero ijambo ry'umuhuzabikorwa wa politiki wa AFC M23 twirwaneho Colonel Nanga. Ceci dit, chers camarades, je vous appelle à la responsabilité. Ibimvuze rero nshuti zanjye ndabahamagarira gufata inshingano. Icya mbere ntabarebera ku ruhande bahari, ntabahagaze ngo bashimangire gusa. Tugomba kwiyemeza twese buri wese mu mwanya we kugira ngo impinduka zigerweho. Niba turwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ntidukwiye kwitwara nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwitwara. Tugomba kwitwara mu buryo butandukanye. Ntituri hano kubera kwikungahaza. Muri abakozi b'abaturage, muri abagaragu babo, mugume mu abagaragu b'abanyekongo, abagaragu b'abandi, abagaragu ba Kongo nk'igihugu. Icya kabiri basaba ni ubumwe. Turi umwe mu mpinduramatwara. Twemeye gushyira hamwe amaraso yacu, twemeye kwitanga ku bw'abandi. Buri wese muri twe uri hano yemeye kuva mu buzima bwiza ajya mu buzima bugoye, kandi kuva mu buzima bwiza tujya mu bugoye ntibyagombaga kuba ari ukugaruka ku mico mibi twarwanyije ejo bundi. Niyo mpamvu mbasabye rwose ubumwe kuko aribwo butuma dutera imbere. Vous êtes donc appelés, s'il vous plaît, à l'unité, parce que c'est par l'unité que nous avançons. Ku ruhande rwe umuhuzabikorwa wa gisirikare akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'impinduramatwara za Congo ARC Armée Révolutionnaire Congolaise General Sultani Makenga yashimiye abayobozi ku kwemeza bakomeje kugenda bagaragaza ndetse n'ubudahemuka bwabo. Yabibukije ko urugamba rwatangiye rutararangira, anashishikariza buri wese gukomeza kwiyemeza, kuguma hagaze bwuma no kuba maso ku bibazo by'umutekano mu karere ka Kivu. Tugiye kubagezaho ijambo rya General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za ARC Armée Révolutionnaire Congolaise. Je tiens d'abord à vous dire, chers camarades, que vous accomplissez un grand travail dans ces longs voyages de libération de notre pays. Mais je suis mbere na mbere nshuti zanjye ndashaka kubabwira ko mukora akazi gakomeye cyane muri urugendo rurerure rwo gutekereza ku hazaza h'igihugu cyacu, ariko ndi hano kugira ngo nibutse ikintu cy'ingenzi: turacyari mu ntambara. Nimutware nkaho muri mu mirima y'urugamba, mube maso, mugire discipline kandi mube mwiteguye kwitanga. Ntimukitware nk'abakozi bamwe ba leta bagumye i Kinshasa, kandi ntimwihebe ngo igihugu cyose cyamaze kubohorwa. Urugendo ruracyari rurerure kandi rusaba kwiyoroshya, kwiyemeza no gufata inshingano. Urugendo mvuga ni urugendo rusaba imbaraga nyinshi, kandi izo mbaraga nimwe nitwe n'abantu bose bari hano bahisemo kwiyambura ibyoroheje kugira ngo babohore igihugu. Buri wese aho yaba ari hose agomba kumva ko
kubohora igihugu cyacu n'abaturage bacyo bisaba ukwiyemeza n'ubutwari. Umwaka wa 2026 uzaba umwaka w'akazi kenshi cyane, umwaka uzadusaba ubushishozi, ubutwari no gukomeza kwihangana mu bibazo n'imbogamizi ziri imbere yacu. Intense, une année qui nous demandera d'être sages, courageux et unis face aux défis qui nous attendent. Et dans ces assises, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises? Oui, et nous étions dans ces assises qui ont été convoquées par les autorités de l'AFC M23. Umunyamakuru wa Voice of Kivu dukesha iyi nkuru akaba yaganiriye n'abari bitabiriye iyi nama ndetse akagira ibibazo bikomeye cyane ababaza ku bijyanye n'uko iyi nama yari imeze. Yagize ati twagize kandi umwanya wo kuganira n'abaturage bari bitabiriye, bagaragaje ibitekerezo byabo mu mwuka uhuza icyizere n'impungenge. Tugiye kubagezaho iki kiganiro twagiranye n'umwe mu bitabiriye iyi nama. Umunyamakuru yamubajije agira ati kwifatanya muri iyi nama ni iki mwayikuyemo, ni iki mwabonye cy'ingenzi? Umuturage wari witabiriye inama yagize ati yego twitabiriye inama yari yateguwe n'ubuyobozi bwa AFC M23. Iyo mvuze ubuyobozi mba mvuga presidium ya AFC M23 cyangwa itsinda rinini ry'abayobozi ryavuye i Goma rikaba ryaje hano mu buryo bwateguwe i Bukavu. Muri iyi nama rero tukaba twaganiriye ku bibazo byinshi bitandukanye, by'umwihariko twagarutse ku kibazo cy'imiyoborere, imiyoborere mu turere twabohowe ndetse n'imiyoborere mu turere tutarabohorwa. Twabonye itandukaniro riri hagati y'utwo turere twabohowe n'ututarabohorwa. Iyo tuvuga imiyoborere twaganiriye ku mibereho ya buri munsi y'abaturage, twabajije tuti abaturage by'umwihariko abo mu mujyi wa Bukavu, mu mujyi wa Goma no mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu babayeho bate? Mu turere twabohowe aho AFC M23 iri hari umutekano ugaragara, hari umutekano ku buryo abaturage bashobora kwishima no kwemeza ko baryama bakabyuka ntabwo ugereranyije n'imyaka yashize aho twaterwaga kenshi cyane n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro, aho amazu yagabwagaho ibitero abaturage bagakorerwa ihohoterwa rikabije. Uyu munsi hari impinduka zifatika mu mutekano. Twaganiriye kandi ku kibazo cy'ubukungu. Mu turere twabohowe imisoro yagabanyijwe, abacuruzi n'abandi bakora ibikorwa by'ubukungu bahawe uburenganzira n'uruhushya rwo gukora neza kugira ngo bashobore guteza imbere imirimo yabo no gukora ubucuruzi mu bwisanzure. Iyo tugereranyije n'imyaka yashize aho habagaho imisoro myinshi ikabije yashyirwaga ku bacuruzi bigatuma abantu batabasha gutera imbere uko bikwiye. Uyu munsi i Bukavu abaturage batangiye kugura icupa rya ji amafaranga 1000 mu gihe ryaguraga amafaranga 1500. Ibyo byose bigaragaza ko hari impinduka zabayeho mu bijyanye n'imikoreshereze y'imihanda. Iyo urebye neza usanga n'abatwara imodoka baratangiye kubahiriza amategeko y'umuhanda bitandukanye n'uko byari bimeze mu myaka yashize. Si ibyo gusa ahubwo tunareba n'igisirikare cyacu. Ubu umukuru w'igihugu niba navuga gutyo Bwana Felix Tshisekedi wiyita umwishingizi w'inzego za leta akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ubwe usuzugura igisirikare cya Kongo akakigeranya n'abasabiriza, akanita abasirikare bacu amazina abasebya. Ariko hamwe na AFC M23 izi ni ingabo z'impinduramatwara za Kongo, igisirikare cya Kongo kikaba kigiye gusubirana icyubahiro n'imbaraga kuko aricyo kizaba igisirikare nyacyo cya Kongo. Niho bazinjirira muri icyo gisirikare bahawe ikaze, bashobora kuza bakareba uko icyubahiro n'isura nziza y'ingabo z'igihugu byahagaruka. Byongeye kandi mu mujyi wa Bukavu twanyuze mu bibazo byinshi, amateka mabi menshi mbere y'ukuza kwa AFC M23. Iminsi mike mbere y'uko AFC M23 ihagera mwabonye uko amazu yacu yasahuwe akangizwa, amaduka agatwikwa, abantu bagahungabanywa mu mutwe, bagakubitwa ibiboko byari nk'intama zitagira umushumba. Ibyo byose twabiganiriyeho muri iyi nama, ibyo byatwongereye imbaraga, icyizere n'umwuka w'impinduramatwara. Twavuze kandi dusaba ubuyobozi bwa AFC M23 kuticara gusa mu bice twamaze gufata, ahubwo bagakomeza urugendo rugana i Kinshasa kugira ngo turebe uko ubutegetsi bwashyizeho ivangura rishingiye ku moko tribalisme mu baturage bushobora gukurwaho.
ubu butegetsi bwashyizeho gusuzugura no gutesha agaciro abaturage. Ni ubutegetsi butahaye urubyiruko amahirwe y'akazi. Hakenewe kureba uko uru rubyiruko rwavanwa ku ruhande hagashyirwaho igihugu gikomeye kandi gihamye. Kongo nshya, Kongo aho abantu babana neza, aho ubumwe n'imibereho myiza biba inkingi ya byose. Umunyamakuru yese amubaza ati ni iyihe gahunda mufite nyuma y'iyi nama? Umuturage ati mu by'ukuri dukurikije uko twitabiriye iyi nama y'uyu munsi, twe nk'abanyamuryango ndetse nk'abaturage b'umujyi wa Bukavu twishimye cyane. Tukaba twishimye koko kubona ko impungenge twari dufite zahagaze, ko hari ibyo twumvise byaduhumurije. Twabonye kandi uko bagenzi bacu n'abavandimwe bacu batari muri AFC M23 babayeho nabi, cyane cyane abo muri Uvira, abandi bo muri Shabunda, Mwenga, Kindu ndetse ni Kinshasa, umurwa mukuru w'igihugu. Abantu barababara cyane muri ayo mafaranga, ariko twe tukaba turara amajoro meza, turyama nta kibazo, nta bibazo, nta gusahurwa, nta kwamburwa ku ngufu, kuko nta mitwe isahura abaturage ikiboneka hano i Bukavu ni Goma. Niyo mpamvu duhora dusaba AFC M23 gukomeza kubohora n'ahandi hataragerwa. Uyu munyamakuru yese agira ati uyu munsi twifuje kumenya aho umutekano ugeze mu mujyi wa Bukavu, kuko hashize igihe umujyi ubohowe. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'igihe cyashize n'ubu, n'iki cyahindutse? Uyu muturage ati mu by'ukuri hari itandukaniro rinini cyane. Mbere ahantu ntibagendaga mu bwisanzure, abantu ntibararaga amajoro mu mutuzo, kuko buri joro habaga hari ubwoba n'ihungabana. Uwasangaga hari abagizi ba nabi bitwikira ijoro bakinjira mu mazu y'abantu. Ariko kuri ubu turara amajoro meza, nta kibazo, nta nkomyi, nta ngorane. Mu by'ukuri turishimye cyane imiyoborere iriho ubu ugereranyije n'iyabanje. Umunyamakuru ati mu gusoza, ese iyi nama mwahawe igisubizo mwari mukeneye uyu munsi? Umuturage ati mu by'ukuri mbona hari ibisubizo byiza, kuko twahawe icyerekezo n'ibitekerezo byiza bigaragaza ko Kongo y'uyu munsi itazaba nka Kongo y'ejo. Niyo mpamvu mbona ko hari impinduka nziza ziri kuza, kandi hano yamaze gutangira, twebwe turimo kuyibona. Ariko inshuti zacu n'abavandimwe bacu bari ahandi batari hano ntibarayibona. Ni ngombwa ko nabo babona izi mpinduka, bakabaho mu buryo tumaze igihe tubamo hano. Mu by'ukuri bizaba byiza cyane. Nanone kuri njye nifuza ko n'abandi bavandimwe bacu bemera aya mahirwe ayo twahawe ubu. Murakoze cyane. Iki rero akaba ari ikiganiro cyabaye intambwe ikomeye mu biganiro bihuje ihuriro rya AFC M23 twirwaneho, abayobozi baryo n'abaturage bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu gihe ibikenewe mu mutekano no mu butabazi bikiri byinshi kandi bikomeje kwitabwaho. Ndabashimiye cyane nshuti bakunzi ba Pilot News TV.